muto afite impapuro mu ntoki yategereje nyine ko ava kuri telefone ubona bagiye kuganira. Nyuma y'umunota umugabo ari kuri telefone yayivuyeho arayikupa ayitereka hasi, arangije aramubaza ati se waramutse umeze neza? Wa mukobwa aramubwira ati yego meze neza. Wa mugabo aramubwira ati ni wowe witwa Keza? Keza ati yego ni njyewe. Arangije afata impapuro yari afite aramubwira ati n'ubundi ariko izi mpapuro wazohereje wapurayinga se sin'impamvu wazitwaje nyine se kubona arimo araza mu bw'ubujama. Keza we wifitiye impungenge ubona ari umubosi umuntu mukuru nyine agaseka adasetse. Arangije ibyo byangombwa byose bya Keza yohereje apurayinga akajya abirebera muri laptop aslidinga amubaza ibintu byose nyine ngo reka ibyo yashize muri save ari byo. Keza akemera akamaze ati se nibyo kuko wakoze muri ino kampani imyaka 3 uri sekreteri. Keza akabyemera nyine atangira kumubaza nicyo cyagukuyeho. Interview ikomeza gukorwa, Keza yigengesera mu byo avuga nyine nk'umuntu uri muri interview, ariko wa mugabo ukabona we arimo arabigira ibintu byoroshye yigira umujama aseka. Ibyo Keza mu mutima yavugaga ati wanze uyu mubosi ari umwana mwiza. Interview irangiye arambwira ati n'ubundi n'abandi bakandida benshi dufite cyangwa se baguhangara, ati ntabwo twabitinzamo, ati si ngombwa unataha rwose ngo ugende ngo tuzaguhamagara, ahubwo reka bahamagare uzaba wungirije aze aguhe kontra, hanyuma iyo kontra nyine izatangirana n'uku kwezi ku itariki ya mbere. Ndumva azabera kuwa mbere nyine kuzatangira akazi. Keza yaramwenyuye ariko nyine yikaruma mu mutima yasaze yishimye ko abonye akazi, aramushimira cyane. Wa mugabo aramubwira ati wowe wishimye urabikwiye, ati uri umukobwa mwiza ugaragara neza kandi uretse n'ibyo ngibyo n'impapuro zawe zimeze neza. Keza yarasetse ariko yikangamo yumvisha atangiye kumubwira ibintu by'umukobwa mwiza nyine bitanajyanye n'akazi, ariko nyine arenzeho mu mutima tuwasanga ari uko nzaba nungije sekreteri nzajya njya mu bantu. Ati nibyo njya numva ngo abantu bagendera ku bakobwa beza birashoboka. Asa nk'utabitinze ariko nanone ntiyabirenze ingohe. Muri ako kanya wa mbosi abahamagaye umwungirije ari nawe Keza nawe azaba yungirije. Abaraje ni umukobwa nawe ubona ukuzemo ariko yari adakuze cyane, arinjira yambaye akakanzu kagufi n'agakoti n'uduhigh heels. Bosi naramwitegereza ariko ahita yireba hirya ntiyereka Keza ariko nyine yararangariye umukobwa aramupresenta amubwira ko ari ugiye kumera assistant. Ibyo birarangira bajyana muri office, aragenda kuko amuha kontra, ariko umukobwa uko amwandikiye contract uko babisoma uko mubaza ibyo byose amusubiza ukabona ameze nk'atamwishimiye, akajya amwitegereza hasi hejuru ukabona ntabwo amwishimiye cyane, ariko nta yandi mahitamo nyine ni boss umuhaye akazi. Kuva muri iyo kampani yari yagiye kwakamo akazi, Keza arasohotse afata moto imujyana haba ni ahantu heza mu gipangu cyangwa n'andi mazu nyine y'abajene bakodeshamo. Aragenda agera haba asanga n'umuryango urafunguye, arinjira asanga undi mukobwa ahita avuza induru arasara. Abaturanyi nyine barabumva barabamenyere ko bakunda gusa niyo bishimye ntibabitindaho, barahura na wa mukobwa asanze aho ngaho. Keza ati Megan ndajya nambara igisaza nari igenje hari ahantu nakoraga hano ntabwo byari byata uzi ukuntu baba bambaye. Uzi uwo mukuru waza ari umukobwa nawe nyampeta yambaye azi ko bagiye kurwara grippe we. Uzi uwo mukobwa umwungirije nyine ngo wambaye contract simbizi uzi ukuntu aba yambaye shushu kameze ko n'agakota gakeya nyine ameze nka za nzozi nari mfite yuko ku myaka 27 nzaba nambara kuriya. ye bra ndambara iki? Megan yaramubwiye ati humuragiye nawe se ubifite se wambaraga hariya. Keza ati wowe ntabwo uri kubyuka, ariko uzi ukuntu abasa, uzi ukuntu abakeye n'abandi nagiye ncaho nyine abakobwa bose babakeye mana nyagasani wewe. Anyways, guess what, bazajya hamba 600 insurance. Yes none ngo nizajya ngo imvura yaguye simbizi ngo natinze ngo bazaza kuntwara, ariko ndahiro bavuga kuri ya kampani n'ibyo bafite amafaranga. I hope ko batambura bitari mu mpapuro. Bakomeje kuganira bavuga kuri nyine yabonye akazi. Megan akajya amubwira ati yewe humura ngo tugende nkwereka aho tugiye tuyipanga ubu ngubu nituyibura tugiye gushopinga, ariko icyo nzi cyo ufite imyenda. Keza ati oya ndayifite yego ntakitwaye, ariko nzambara mu yindi mizi ngomba kugenda ati imyenda mizima ngo tugomba gushopinga. Yes we the assistant is here.
tugomba kubinywera nshuti yanjye. Nyuma y'amezi abiri muri ka kazi, Keza yaramenyereye ibintu byose bigenda neza, ariko nk'uko nyine wa mukobwa yaje yungirije yamurebye nabi, bakomeje kuzajya batabana neza, ukabona rimwe na rimwe aramutega imitego asa nk'ushaka kumwirukanisha, nyine akamwereka ko akazi atagakwiye, yakabonye atagakwiye, kandi nyamara Keza we yari apurayinze akazi akabona ku neza. Rero yaje kuba inshuti n'umwe mu bantu bakorana aho ngaho, aza kumubwira ko uwo mukobwa ubusanzwe ari umwe mu bakobwa batari bake bosi wabo asanzwe aryamana nabo, atari yabonye ejo umukobwa mwiza nkawe ukeye witere neza nk'ukomeze, nyine biramurakaza, waba wabonye akazi neza cyangwa se nyine wakabonye uko bosi ajya abikora. Ati biravugwa ko ajya abikora, ntigera ntabwo njya abikora nabwo dikaboye rwose murana nifunze, icyakoze ajya abona amafoto ajya akambwira ngo kuko nza ku kazi nabigishijwe nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Keza ati none se masha reka nkubwire Irene, njye nabonye uriya mwanya ndapurayinga, wamwitamo cyane ibintu byose bisabwa, nta muntu umwe wandangiye aha ngaha, mara yagiye gusa nyine n'umunsi wa mbere agiye ku makontaragiti narayibonaga nyine ukabona arimo arabikora nkaho nyine nta yandi mahitamo afite. So none nyine nuko bimeze. Anyways, sinzi icyo nakubwira hasi ko nta gahunda mfite. Wenda nawe urabyumva kimwe nkanjye, nabonye nanjye amafoto yawe wasohotse inshuti yanjye, ariko nimba nagerageza ntabwo byakunda, ntabwo nzi kwambara ka boy style, uri kumva, ariko uko nambara kose nta muntu mba ntegereje ngo andebe, nta muntu mba ashaka ko anyitaho, nambarira njyewe numva ndi comfortable, numva nikunze. So nimba the guy cyangwa se umukobwa wabona ndi kumusedusinga sha pole sana kuri, ntabwo uzundahindura imyenda nambara aka kanya. Amapantaro rwose sinyakunda, njya nyambara, ariko ntabwo sinakwambara igisi itamfasha, kandi nimfata ngo nyashinyashe nuzurama. Bakomeje guseka baganira, Irene akajya abwira Keza ati nyine wowe ibyo ndabyumva, ariko nyine umenye ko Tesi ari uko ameze, nuko ameze. Yabonye umukobwa mwiza mushyashya arakugura akakugora, utabarwa nyine n'Imana. Wowe ugiye gukora akazi kawe kandi unabika ibimenyetso, umwohereze emails, umwagire kuri WhatsApp, yego, ku buryo ntiyagira ikintu kimwe avuga ngo ntiwakoze ibi, ngo ntiwakoze ibi ngibi, we nzaba ufite ikimenyetso. kuko n'umukobwa mubanjirije wakubanjirije yakoze nk'amezi n'imbarane ahita agenda. Nyine yarambwiraga ngo icyo ushaka ngo nyandikira kuri WhatsApp, oya ngo ujye umpamagara. Umukobwa rero yahamagara, nyine amubeshye ngo afite akazi kenshi, umukobwa rero yahamagara bikarangira ngo nese kujya muri MTN ngo byagenze gutyo na gutyo, higise ngo wazane ngo telefone wiki we yawe, apana ngo wazane ibyo bavuganye, ese we bana ko atari batuzanira nuza restaurant kandi buri gihe nyine ntabwo yari kugenda ngo bavuge ngo nibazane ibyo bari kodinze ngo ibyo bagize gute na gute, yayigende. So ibintu byose apanga kuri telefone akanabyandika mu gapapuro, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko Tese byaramworoheye kumwirukana. So nyine uzagira ingegesere, ukoresha WhatsApp, emails, bibe professional, ahandi atazabona aho guhera. Ariko se we bakomeje kuganira kuko bahita bazana amaraps bari batumye, batangira kurya n'amaji, bari muri pause nyine bari kuganira. Ibyo ngibyo birangiye bava aho ngaho, ariko none bakomeza kuganira. Irene mu nzira berekeza kuri office, ari hafi no ku kazi k'iwabo, abwira Keza ati none se nawe uri muri bane abantu bazagirana na ba boss muri Ethiopia. Keza arambwira ati igusha bose ntabwo urimo. Irene ati we sha ntabwo ndimo nyine, wowe nawe mpamvu uzajyayo ni ukubera yuko Tesi we azajya muri Kenya, kandi bose nyine bafite ibintu bazajyanayo, kumva bazajya nyine bahagarariye kampani nyine biriya bintu byabo bakorana, ntazi nyirabyo mba nzi, mbona mfotora nka publicity nkamini nkashishura kuri social media zacu bikarangira. Ubwo rero niba azajyayo, niyo mpamvu bose barakuvugisha n'imutaruza amakuru. Keza ati ariko rata anyways nenzi ko rero azi kuki ntabwegetse. Urumva nari mbonye email nijoro, ndamwise gutya boss ashaka ko ari ngiye tuzagenda muri Ethiopia kandi nyakubahwa akazahari. None azajya okay. Anyways yewe nyine ngo nzagenda, I hope ko bizameze neza, ariko ntabwo turi twenyine by the way, windabijajisha
Irene yarimo arareba ijisho Keza atangira nyine kumuha ijisho rya gusa na boss muzamuri mu kazi gusa ibintu nk'ibyo Keza ati man seriously winde buryo nukuri kwimana. Okay, I'm single, yeah, ngira fans and whatever ntabwo ari abashuti banjye, some of them ntabwo mbwita ko ni relationship, you just having fun, ariko ntabwo ibyo ngibyo bituma wumva ko njye boss nawe icyo twakorana nawe apana. Seriously, nyine the guy cyo yabonye azana kuntwara wamubwiza kuntwara sometimes imvura yaguye shoferi wanga yigize icyamamare kumva the guy nyine we just talking, you know, ntabwo mukunda man, mukunda no string attached, like nta kintu dupanga cyo kumva ndi girlfriend you. So for me njye nibara nkaho ndi single, ariko ntacyo rwose nkwijeje ko namarira umusaza. I'm so sorry to say so, akumva mbona njye ari umusaza reka gusa ikindi ntabwo tuzagenda twenyine, ahubwo hari undi nimba ari ngo mu manager wa nuza iriya yindi bafite hari ishami bafite nimba ari neho ese ntabwo urizi ayo nasamuyungamo arambwira ati nyine hari i Musanze. Keza ati ya ati rero uriya sinzi ngo yakoraga ahangaha before, rero boss ngo aramwizera cyane aba ariwe yohereza hariya ku ishami ry'abafunzwe niyo manager wabo, so niwe tuzajyana hari n'ibintu azazana rwose tuzajyana. ubwo rero wingora na I'm okay, I'm fine. Irene yakomeje kumureba ikijisho Keza agaseka akamubwira ati n'izina ni ukuri kwimana ntacyo napanga n'uriya musaza, trust me. Reka nyine hari n'ukuntu sometimes iyo bibaye ngombwa kujya muri office ye, okay ni ibanga ryanjye hari ukuntu nyine mbona anyirebeshwa, ariko apana mwana wanjye apana. Iyo nzi ko dufite gahunda hari inama duhuriramo uretse gake njya muri ofisi ye bitunguranye, akenshi uzaye nubwo nambara ipantaro ariko nyine still ntabwo yabura kundeba. Ariko se umuntu azazira uko ateye mani unzire nyashe gusa umusekirite udasaka ntabwo ashaka kwisakisha. Bakomeje guseka bageze no ku kazi wabo aho nyine binjirira muri metero nyine bataragera ku musekirite nyine yivugisha amagambo ngo yagagora yisakisha, ariko nyine acamo mu mashini abashyira telefone ku ruhande barangije barinjira bakomeza bajya mu kazi kabo, ari nako bakomeza gutera story. Mu mezi make Keza aramaze muri no company, we na Irene bari bamaze nyine kuba abashuti, akageza no kumusura barahuje cyane mu buryo budasanzwe, anamwereka nyine Megan babana ari inshuti yabo hahandi hari utuntu tumwe n'utundi nyine bajyaga biganirira nk'inshuti zahuriye mu kazi. Ni nimugoroba mu masambiri kwa Keza na Megan. Keza yari yarangije gupakinga amavalize bararaho kurane n'akandi gakapu k'ibintu nyine ari buze kujyana aho bagiye kujya mu rugendo rw'akazi na boss n'undi musore umwe yumvishe ngo uzava i Musanze wo mu manager kandi gashami k'iyo company yabo. Yari yiteguye rero kuri telefone baramuhamagara, umuntu uje kumutwara w'umu taximan aritaba aramubwira ati reka nze sohoke. Megan ahita amutwaza aragenda ashyira mu modoka aramuhura nyine aramusezera aramubwira za good luck n'ibyo ngibyo, amubwira turazamuzanira yuba muri Ethiopia nyine bagirayo. Arangije aramusezera Megan asubira mu nzu agenda agera muri filime. Nawe yari afite akazi keza ariko kenshi agakora bukeye guhera saa 5 kugera saa 12 niko shift yabaga imeze. Ubwo rero yahise akomeza agera muri filime, undi nawe agenda ahamagara Irene amubwira ko agiye kugenda ku kibuga cy'indege nyine agahura n'aba boss, agenda babiganiraho banabiteraho blague za zindi zabo neza ukuntu boss waba ari gishuka dadi bamuzi ibintu nk'ibyo ngibyo. aho mbwa ati uzirinde basi naramuka guhatirije. Keza kuri telefone atari kwakikuka uri gisasu ndimika turi kumwe yakumva cyose n'ibyatangiye tubona naho yaramukubye. Irene nyine aramwifuriza urugendo rwiza, aragenda agera ku kibuga cy'indege avamo ajya muri checking agura ibintu byose, asanga boss wabo yagiye muri business, ariko nyine we aho umwanya bamubukingiye neza ni iruhande rw'aho musore Musanze. Rero yaje atinzeho gato nibana bintroducinga, asanga wa musore yinjiye na boss nyine nawe yari ukwe. Arangije nyine akimara gushyira agakapu ke hejuru mu ndege aricara, uwo mungu nyine ahitamo umwanya abona yuko yaje kwicara, gusa nyine ubona atuje atari kuvuga amagambo menshi. Kaya Keza nawe akaba ari uko nguko aragenda yicara ku mwanya we. Wa musore ati ese hari ikibazo tukuranye ko njyewe ndideshya cyane ari ukuntu bashaka umuyaga. Keza yabaye nk'umwenyura amubwira ati it's okay kuko umuyaga mu ndege.
wa musore ambwiye ati I was just joking nyine bakomeza kuganira yaramerewe kugira ngo atangize ikiganiro ibyo by'umuyaga nyine nta byari birimo ntiyanashakaga n'idirishya ahubwo nyine yabonaga Keza atuje cyane atangira kumuvugisha ndetse aranamwibwira ambwira nyine ko ariwe bakorana ariwe bajyanye mu rugendo maze Keza biramutungura ambwira ati okay wamenye gute siko nyine nakumenye cyumva tukwiye kugera tugera nkavamo nirukanka mbaza boss nguri wa musore arambwira ati ibitinda nyine nakoze homework yanjye ndabisacinga ndabimenya Keza ati really cyangwa the boss yaguhaye ifoto yanjye umunshaka Keza yamwenyuyemo na wa musore ati oya ati nako ntaho bitaniye nuko yambwiye amazina ndangije ndareba ko following account y'akazi ku cyicaro ndakubona so nkubonye ujanga ndavuga ati buriya ni wowe Keza arambwiye ati okay uzi amazina yanjye mu Instagram account ibintu byose basuye witwa nde wa musore arambwiye ati njye nitwa Christopher ati Instagram nayibonye ariko nanjye yanjye wayibona yese afite telefone ye arambwiye ati kuri password Keza ayivanamo ari kubona nyine afite amatsiko n'ukuntu Christopher ari kumwitwaraho ajya kuri Instagram researchinga yifollowinga back Keza arabibona nyine ko yari yanamufollowinze ubuntu dusore nyine turamwishe ko atari yanabibonye n'ukuntu ari kubona umusore mwiza umutima ati nyakasa ni kuki batambwiye ko ari umuntu saa turi kumwe arangije ambwira ati sorry though ntabwo rero nabibonye wamfollowinze cyane ubwo wamfollowinze ndi muri rush zo kuparking I'm so sorry actually umuntu wamfollowinze ngiye ndamufollowinga one back yavuze utyo Christopher araseka arambwira ati ubusanzwe bose bagufollowinga nawe urabafollowinga Keza ati oya hari umuntu ubona nyine ukwiye kumufollowinga Christopher ati okay nanjye ndi muri abo ngabo Keza ati man bakomeje kuganira yana ko bagenda bamenyana ubona Christopher rwose yafatiyeho iby'akazi yanabyibagiwe atangira kumuganiriza mu buryo ubona ari ikindi kintu amushakaho kirenze kuba gusa ari umuntu bakorera muri company imwe umwe akorera hirya undi akorera hino anamuha nimero ze ariko yitwaje ngo nibaza kuva mu ndege nyine akaza nko kumubura aze kuza kumuhamagara ye kuvugisha boss cyane muri ibintu bagiyemo muri Ethiopia bamaze kugera muri Ethiopia Keza yagiye aho nyine agomba gucumbika na Christopher agiye agomba gucumbika ariko ubona ko baje bameze neza baganiriye bahuje urugwiro boss arababona bari kumwe nyine bari kuza n'ibikapu abona harimo akantu ubona nyine yaramurakaje ariko nyine ari kanuma arabavugisha ababwira aho bari buze guhurira hari umuntu uze gukomeza abavugisha abasiga aho ngaho ajyaho n'aho agomba kurara nabo baragenda berekeza aho bagomba kurara ahantu rwose hafi n'ibyumba byenda kwegera ariko hacamo ibindi bibiri nuko boss akigera aho agomba gucumbika amaze kwiyambura koga nyine akanaruhukamo yahamagaye Keza hari mu cyumba cye n'amaze kwitegura biramutungura aritaba alo boss aramubwira ati ngwino mu cyumba amubwira nimero y'icyumba Keza umutima uramurya ariko ahita yambara ibintu bijabiriye by'ibijampa n'ibiki byose nyine yari amaze kumwumva yuko ari umwe mu bagabo bakunda abana bya hatari bagirira aha kandi yari umugabo w'umugore ufite rwose abana batatu banajyaga baza kumusura mu kazi bagasura abantu bagasuza abantu bakorana nawe nyine abantu bamuzi banamwisanzuye umugore wa boss we arangije yamaze kwitaba no kumurangira icyumba amusangamo yaragiye arakomanga boss anamukingurira ni mu cyumba cyiza cyane ariko gifite ibintu byose kufumeka machine mini bar umva nyine cya VIP cyane Keza arakibona arangije nyine abona ni heza pe gusa arambwira ati naje ati mwacakaga boss arambwira ati hari akazi ufite ko mbona neza murihuta Keza ati oya ni uko rero turarimo dutegura nyine tujyanye na presentation boss arambwira ati oya n'ubundi nyine njye uzakora presentation rega birasubira ngo si umuhanga ahubwo ribanzaniye agashampanye karyoha cyane muto gufata iyo naje hano sinzi niba nta umwe twaba dusangira Keza arambwira ati okay ndanywa ariko pani ndi kuri misiyo y'akazi bose arambwira ati ariko ufite ikihe kibazo Keza ni njyewe byose undi muntu uguhaye ibyo kumuretse njyewe si njyewe uvuga Keza ati okay I'm so sorry ntabwo ari ukubasuzugura
kwiyahura ariko ntabwo pe nshaka kunywa okay nta kibazo agasi nta kibazo yanze gukomeza kuvuga ibintu byinshi aramubwira ati nta kibazo akarahure kamwe maze ariko ukabona umutima we ntabwo abishaka ukabona rwose ari kubikora nyine ko nta mahitamo afite ni bosi akeneye akazi ariko nyine akavuga ati hano ufashe basi nafate ku ngufu nyine nibiba basi ndarya ubishaka ariko ntabwo mbishaka nyine afite ibitekerezo byinshi mu mutima no mu mutwe bose ahita amubaza ati umeze neza Keza ati yego cheers yes amuha cheers nyine baranywa bose atangira kumuganiriza ariko kimwe mu bintu yahereyeho yaramubwiye ati mu bintu byose ukora hano twahava twaba turanga tuzamara iminsi 5 ntabwo nshaka ko wowe na Christopher ari ikintu mupanga ya aturabizi yuko bitemewe mu kazi gukundana n'umuntu mukorana ubwo nizere ko ibyo ngibyo biri clear Keza yikanzemo arambwira ati yego ndabizi mu mutima ariko umujinya yaramwisha avuga ati gukundana n'umuntu ati noneho kuryana ndetse kuryamana nawe no kubasambanya nibyo byemewe ariko nyine yivugira mu mutima boss atangira kumuganiriza arambwira ati ariko sigira hino ko n'undi wicaye kuri ntebe ya kure ati basi cara hano tunaganire nkubona neza tusiko tutaraganira byanyabyo ngo tumenyane nk'ubu sinzi naho utuye isaha itari yoroshye aganira na boss yaza amwegereza amukora ariko nyine akamwishikuza akamwereka nyine ko atabishaka Keza yavuye aho ngaho mu cyumba cye aragenda ubona rwose afite ubwoba yumva afite n'isese n'ibyo boss yari arimo agisohoka mu cyumba cye yese afata telefone agenda ahamagara kuri WhatsApp Megan ubona nyine ibintu byinshi cyane ashaka kumubwira kandi anahangayitse yaragera ku muryango w'icyumba cye ariko atarinjira ahura na Christopher asohotse ahita akupa Megan Christopher nyine aramusuhuza amubwira ati bite se uvuye undi ati nari ndimo nyine ariko nari mvuye gucekinga ariya kuri reception Christopher ati okay ati nanjye ngiye koga sinzi koga ejo twagiye koga wana Keza ati oya ntabwo nkunda koga nijoro pe basi rero nguma tuvuye nyine just relaxing ntareba Christopher arambwira ati okay sawa reka njye kwibera abana beza b'Ethiopia bavuga ko nta mahirwe naguhaye Keza yarasetse arambwira ati kutufa seriously ariko ntabwo nkunda koga nijoro mpita mfungana sometimes igripe hafi utuntu nk'utwo gusa but thanks Christopher arambwira ati basi nimba utararyama urabizi ko dufite isaha imwe y'inama yo gutegura kandi nabwo bwakeye ati basi dusangire ibya nijoro Keza ati ndashaka kuryama ariko Christopher ati ariko siki reka mprofite byari itari yanjye ibiryo bya hoteli tofu mani Keza yarasetse arambwira ati okay numva yumbwije yese afungura umuryango na Christopher nyine aragenda aseka ageze hirya nyine arahindukira na Keza atarinjira arahindukira bararebana ariko buri wese nyine ahindukira anakomeza Christopher agiye na Keza arinjira ayongera guhamagara Megan ubona ari amakuru menshi nyine ashaka kumubwira Keza amaze kugera hamwe imbere yaricaye ku buriri nyine ategereje yuko Megan yitaba yakomeje kumuhamagara atitaba ariko nyine ubwo ariko ari kuri Instagram scrollingira areba ibintu bimwe n'ibindi mu kanya gato rero Megan aramuhamagaye ahita amwitaba kuri telefone kuri WhatsApp aramubwira ati bite wacyana none nakubuze Megan ati I'm so sorry mwana ati nukuri uzi ko nyine ngiye kubanira msinavuga ati wowe yambuzi wawe wagiye kuryama ngo nuko nagutekereza I'm so sorry bitese bimeze gute icyo kigabo cyawe nabonye message ngo cya kigabo kiraguhamagaye byagenze gute mbwira kuri telefone Keza arambwira ati shabu iseka man ukuri ntabwo mbiswe akazi nzagatindamo kandi seriously ngomba gutangira ku applying ahandi kubera ibaze nyine ibyo nakubwiraga cyagiye nkwandikira yarampamagaye ngo Keza ngo ninjye in my office in my room nahise mvuga ati harahiye nyagasani okay ntabwo wahengura bitekerezaga ntunabye expecting gutyo ariko nagiye nyagasani we
bakomeje kuganira ambwira ukuntu ibintu byose byagenze, arambwira ati nagiye jiti none se hano rero mfite champagne nakunywa nenda kunywa nagunywa ibuka yuko nari naragakumbuye nanayitumbije no in my room yari kuzajya kwishyura niba checking anyways nigeze uzishyura nyine numva ntiyabijyamo the boss ariko nyine tuvuga aramutse abonye nk'akana gacika akabona naramwe nabwiye ko nawe navuze ntikareka ndavuga ni ndanywa noneho arambwira ati dusangire ino mbona nyine arimo arahatiza ambwira ati nta kibazo class afata akarahure pe kano gato kajabaye nyine gasanzwe asukamo ariko nakanyweye amasaha yose tukaba turi kumwe nzi igice kandi ubu ndi kunywa amazi kareka ndaza no kuza akamfata ku ngufu nasinze Keza akomeje gutera story Megan z'ukuntu nyine boss baganiriye akambwira ukuntu rwose amuzanaga ibintu by'ubushuga dade by'ubaritazara aseka ambwira ati man uziko ari baritazari none se reka mubwire sinakubwiye wa mukobwa nasanze nambwirije sinabwo ndi mukobwa wakoraga kuri reception none n'undi wagiye birukanisha nawe waragukoraga nyine it's like umukobwa mwiza wose abonye muri company uteye neza n'iki nyine aragushaka nyine tu sinzi niba ariko wabona akazi ariko urabizi my friend ko nabonye akazi igihe byari sawa. So man, niba ari tazari wa company I can't do that niyo mpamvu ugomba gushaka akazi ko ntagesha mfite noneho erega mveho navuga kuko kanyigenda kubiviramo kajya mfata nkamwishikuza akanyegera nyine utuntu two ngutwo aho nyine yegera nk'atavurijwe isoni ariko namucishijemo ijisho and then nakubwiye wa musore se inshuti yanjye wa wundi ngo yarasetse kuri telefone Megan ati mbwira bambwira kuzambwira ibye Keza ati nyine naguzwe ariko nyine wa musore twajyanye ngo Musanze ngo muri ya branch yawe inshuti yanjye ni muzima umva imbere okay physically niho nabonye amagambo twavuganye nyine man kuki yamujyanye mu ntara ubanza aramujyanye mu ntara abona azamutwara ibyuki I don't know naye nyine ukuntu amubonye nabona gatari abatipe bakavuga imvugo rimwe ayo bavuga akavuga imvugo rimwe ndabonaga nyine Imana ari mwiza cyane ku buryo ataba yitonze so numve ngo na nyakubahwa yigera yambwiye ati ngo nabonye ngo muri hariya ngo ntagakungu kanyu nshaka ngo kaba hano cyangwa nyuma yawo ngo imenye yuko ngo nta bintu ngo bitemewe muri company yacu ndavuga ati harayi ndabazi bitemewe ntabwo byemewe byo gukundana kazi umutima ndetse w'amaraya hemewe kuryamana n'abantu mukorana you know anyways inshuti yanjye ntabwo nzi ukuntu bigenze pe Megan kuri telefone yambwiye ati reka boss werekana nawe atahubwo umwana yibeshye guca mu myanya y'intoki ariko uri kumva ukuntu mubwira abonyereza Instagram inirebere Keza ati attention oya nayiguhaye Megan ati wamubwiye izina reka nyine umuntu waguforowinze mu ba Christopher umuforowingana ndamwibwira ndebe n'uforowinga company yanyu biroroshye kumumenya ahubwo icyo nawe ushaka kugana iki ngiki my friend nyine boss we nagutera ubwoba ibyo byose nyine nukuri kumva nyine afite izo insecurity zo kumubonye umutipe muto mungana mwiza afite amafaranga nawe the manager wabo muri iriya staff nimba wowe uhembwa magana angahe uri gafifi assistant imagine the manager so afite amafaranga and stuff so boss rero ari kubona ubonye umwana muto wese ari uri boss urumva urumva nyine utabyegereza umutima you know so nyine ibyo byose arimo aragutera ubwoba none se ko nyine warya abana nibyo byemewe se kurusha gukundana nagutera ubwoba cyangwa se nyine mu bigenze gakeya nyine mubonane pole ndabizi ubwo wamukunze nubwo udashaka kubiyoboka Keza kuri telefone yabwiye Megan ati mind nyine none se ntabwo mbise uko nakubwira ntabwo navuga namukunze you know kandi umenye nyine ko Kevin nawe tugiye kuganira anyways ntabwo mfata mu ibintu biri aho ngaho just for fun arabizi ko kuri Imana arabizi Kevin ko ntacyo mpanga nawe byamusingo ariko na Christopher sasa rero urebe inyuma man that's my type I was like ntabwo nena namumenyeka mu history neza ntabwo nena namenye ko ari narane nsanga bansize uretse ari mu bye nza nirukanga cyakoze nzi city yanjye hiri
ngiye kwicara nsanga kumbi the boss yatubukingiye nyine badanu wabati niwe waduhaye pasi none arimo arambuza kwikundanira n'umuntu niwe wabukinze arano sinzi yalla ntabwo ariwe wabukinze mama what the uzi yuko tisi niwe wabukinze so yamekinze sure yuko njye n'uyu mutipe twicarana hamwe kuko maybe he knows him kugira ngo azandangaze sinzamubanga mbere nanjye kubaho cyangwa uramukuga ku gisaza uswe n'ikindi gisaza nko kimutarasi kitari bosi nacyo kimeze nk'ikintu nacyo nabonaga ntazi uko wameranye anyways icyo nakubwira cyo Megan kuri telefone isambwira ati murekerekana n'umuntu yaguhaye pasi nyine uzamushimire cyane ubwo nusubirayo ariko seriously boss nagutera ubwo niba wakunze umuntu nyine dukwiye kwiraza inyanza nk'ibyo wambwiraga mu kanya ngo yakubwiye umusangire niga aho umuzi ngo wavuye koga dusangire ndona namonye kuri Instagram yo Christopher umurasanga Christopher muhanzi bakomeje kuganira bavuga nyine kuri Christopher bakabona rwose umusore mwiza noneho amaze rero gukupa telefone yanze kwereka Christopher ko arashaka ko baganira cyane nyine basangira nk'uko Megan yamubwiraga ariko aruma aratuza yigumira mu bye arangije agiye kubona abona nyuma y'iminota mike Christopher amuhamagaye ati se tubizana ababizane muri room cyangwa tumanuke hasi Keza ati ko twajya hasi reka mpindure dusohoke kuri date wakwishyuriye ibiryo barasetse Christopher amubwira ati oya ariko nyine arabyishyura nyine atangira kwigura nyine by'abajama ariko muri blague Keza ati it's okay reka njye mpindure and then turire hasi wibabwira abo ngabo mwavuganaga yuko batabizamura tujya hasi Christopher yahise ahamagara nyine abo bavuganaga yatanzeho komande arabibabwira ko bagiye kumanuka ahubwo arababwira ati babashakira ahantu heza hari private mukuntu abantu babiri nyine baje gusohokera barangije baritegura nyine bambara nk'abantu bagiye mu bantu agashati n'ipantaro nyine byiza biri smart Keza nawe yambara agakanzu ni kwa makeup gake nyine nk'umuntu yigari muri hotel ariko agomba kugenda asa neza arangije abwira Christopher ko yasoje Christopher nambwira ko rwose yaramutegereje abizi ko abakobwa bafata umwanya Keza kuri telefone ati akomane uzi guserereza narangije kare ahubwo nategereje kumbwira Christopher ati agasawa ndi hano ndi ku muryango ngwino Christopher kuko yahise asohoka afunga icyumba cye Keza nawe aviwe harimo ibyumba bike hagati yabo araza mu gakanzu keza n'agakweto k'umweru rwose ubona asa neza Christopher aramwitegereza uko yaturukaga hirya kumukuraho amaso biranga Keza nawe ubona n'isoni zitangiye kumwica ariko nyine ariko arimo arakomeza araza akimugera imbere ya Christopher aramubwira ati use turaziranye please tirega muhobere aseka nyine Keza ati ibyo gusa yarasetse nyine n'amasoni menshi Christopher kuko araza aramuhobera Keza nawe nyine aramuhobera barangije Christopher aramubwira ati okay nice to meet you reka kutiyadine itari yacu Keza yarasetse bakomeza kugenda baganira nyine uko bamanuka bafata lift bamanura hasi muri restaurant y'ihoteli bagenda berekeza aho babateguriye Christopher yodarinze bagize nyine baricara batangira kuganira mu minota mike byo kurya bari batse barabibazaniye barasangira ubona bishimanye bahuje urugwiro banakomeza kurushaho kugenda bamenyana yaba Keza yaba Christopher bose nta n'umwe ufite kwifunga ubona buri wese afite amatsiko yo kumenya undi no gukomeza kuganira nawe ukabona biraryoshye ku mpande zombi nta n'umwe ushaka kuva mu biganiro nyuma y'ibyo biganiro Keza na Christopher bakomeje no kuganira kuri telefone biryoshye cyane ndetse muri iyo minsi bari mu kazi aho ngaho muri Ethiopia akazi karangira so babonaga karangiye bagahita bagenda bakihurira rimwe bakajya mu cyumba cya Christopher handi kwa Keza yarabwiye Christopher yuko boss we rwose adashaka yuko bavugana ibintu ngibyo Christopher naramubwira ati buri impamvu yabikoze ndabizi nyine nuko gushaka Keza aramutungura yuko azi ibintu bya boss Christopher amubwira
ati ndamuzi twakoranye igihe kinini muri office imwe kandi n'ubu amakuru yose angeraho. Keza rero Christopher aramuhumuje amubwira ati wowe it's okay tuzabikipinga low-key nitumara kuva aha ngaha nta bintu birenze ntabwo azamenya ibyanjye ndi Musanze nawe uri i Kigali. Rero barakomeje baraganira ndetse nyine n'amarangira bakajya ko muri pisine ku manywa byose bakabikora ariko bacunga boss babikora bareba kuri schedule yabo yagiye guhura nabo. Bari baje mu nama y'abapartners abafatanyabikorwa bandi bashaka muri iki gihugu. Gure y'abagara bari bujye guhura aba CEO bonyine bo batari bujyane nawe bahitaga profita bakajya kwiryohereza nyine bagaprofita ibintu byose bemera aho ngaho. Yaba bari buze kujyana nyine bakajyayo ariko ntabwo ibyo bakora byose mu kazi mu cyumba kiberamo inama nyine bari kumwe ahantu hamwe gukuranaho amaso bikanga ubona bibereye mu bindi. Ndetse na boss wabo atangira kubitekereza ariko agira ngo n'ibya nyine by'igihe bahuye ku kibuga cy'indege bikarangira aho ngaho ariko aramukomeza inama. Iminsi irangiye bagomba kumara ngaho baracekinze in muri hoteli barangije nyine baragenda. Boss arongera agenda ukwe muri business class nabo bafata ya ndege yabo. No mu gutaha Tessa warabukinze amabutiki yo kugenda banagaruka yari yababukinze rwose imyanya imwe. Mu bigaragara byo nyine Tessa yabikoze abishaka kugira ngo ahuze Christopher na Keza kugira ngo Keza boss atazagira ahurira nawe kandi koko byarakunze. Christopher na Keza bavuye muri Ethiopia biyumvanamo bidasanzwe banapanze amadate none ari official yabo nibagera mu gihugu. No mu ndege baza baganira mu by'ukuri bamarana hafi icyumweru cy'umunezero kiryoshye cyane ku mpande zombi. Bose bataha baryohewe ndetse n'ikirenze ibyo ngibyo hejuru yabyo abafatanyabikorwa bari bagiye kureba muri icyo gihugu bava babonye ibintu byose bigenze neza no kurusha uko babitekerezaga. By'umwihariko kuri Keza wumvaga atazamuzahurira, by'umwihariko kuri Keza we wumvaga atazi ntanazahungira. Boss akumva agiye kugira ubuzima bugoye muri Ethiopia ahubwo ahava afite umunezero udasanzwe. Y'amezi ageze muri abiri bagarutse mu gihugu bavuye muri iyo misiyo y'akazi, Christopher na Keza bakomeje kuzajya baganira ndetse bajya no ku madate bigeraho baza no kubyemeza bya nyabyo barakundana. Christopher aza no kumenya Megan akajya basura nyine bagahinga out. Ni mu gihe ku rundi ruhande Keza wa musore Kevin bari bamaranye iminsi baganira aza kumutora ku kazi nyine ameze nk'uri gutereta yaje kumenya yuko yamucaga inyuma n'undi mukunzi we nyiwa nyawe ubwo bakundanaga bya nyabyo. Keza amenye n'ibyanamubaza cyane ko nyine yari abizi yuko bari guhavinga just fun biri aho ngaho ndetse naho byabaye ibintu birebire bakaryamana baryamanye inshuro zitarenze ebyiri. Rero byose akabera akavuga ati ni ibintu bisanzwe ni nk'uko nagira umu ex w'igihe gito ntanakunda. Ibyakebe birangira aho ngaho akomeza ubuzima bwe nyine akibimenya arirakaza cyane ngo yamucaga inyuma ibintu nk'ibyo kumbi ibi impamvu yo kugira ngo amuveho burundu ahubwo yikomerezanye na Christopher. We na Christopher rero bakomeje urukundo rwabo rurakura ariko babihisha. Gusa nyuma boss aza kumenya amakuru y'uko Christopher asigaye akunda kuza mu mujyi kenshi cyane muri weekend ndetse yanagerageza kuha proti Keza nyine amushaka. Yaramushatse cyane ashaka ko baryamana akambwira ko muri weekend afite izindi gahunda. Byose arabiterateranya aza no gushaka amakuru. Rimwe aza no kumubona kuko ahantu yakundaga gusohokera bari kumwe yasohokanye n'undi mukobwa nyine nawe iryo joro bafitanye gahunda yo kuza kuryamana arababona. Amaze kubimenya rero atangira kwiyenza kuri Keza aramubwira ati nitutaryamana ntabwo uzakomeza gukora muri aka kazi ukundana na Christopher kandi n'umushahara wawe ntawongera. Ibyo byose yabwiye Keza. Keza aragenda amara iminsi myinshi abitekerezaho abona ukuntu agiye kubura akazi n'ukuntu yari amaze igihe ari umushomeri akumva ntabwo ashaka kubura akazi. Abaretse gato kubibwira Christopher nyine ukuntu boss we yamubwiye ibyo bintu ngo baryamane ngo azamwongeza ndetse n'urukundo rwe na Kevin ruzakomeza rwose ruhabwa umugisha nk'aho badakorana. Keza ibyo byose abitekerezaho ukabona afite ihurizo abibwira Megan. Megan aramubwira ati arakureka mubwire best umubosi ushyira imbere mani numva nawe avuga amagambo yabyo wigize Baltazari w'iwanyu. Sinzi n'impamvu ahubwo mumureka like nta bimenyetso ufite kwanza kuki umureka bikagenda uko nguko arimo arakuzana iyo sexual harassment maybe anashaka no gufata ku ngufu. Ntabwo wambwiye ishuri agiye muri office wambaye ibintu akajya gukora ukamwishakura akabyanga. Iyo ni harassment. Iyo ni harassment shiti yanjye. So ngiye inama nakugira okay akazi wakabura ushobora kukabura kuko niwe boss
ariko I think afite board members, afite abandi bantu babiri mu banki nabyo siwe, kandi company yayo imaze kumenyekana. Rero inama nakugira ni uko utarikana na Kevin, ni uko utarikana na Christopher, nturyamane nawe, ahubwo uzamubwiye yuko nakomeza kuyikuzana ibyo byo kuguharasinga uzabivuga, maze kizabe kibe kimwe. Keza yabwiye Megan ahangayitse ati ariko sha man, urumva ibintu byoroshye, nta kimenyetso mfite. Yego iwe harimo kamera muri office, harimo kamera, ariko sinzi niba inakora, ntabwo kandi ubwo nayaccessinga ninamenya ibyabyo gute, nabivuga nese mu buhe buryo? Oya ahubwo njyewe I have to resign. Nkabwira Christopher ko nyine na resign nze kumbishaka nyine, like sinzi impamvu ndibuzana ariko Megan arambwira ati urumva Christopher yabyumva ate? Basi mubwiza ukuri mushaka igisubizo. Maybe afite connection aragushakira akazi, ariko nureka akazi ntahandi hantu ugiye. Ke urabizi landlord itariki 15 zo kwishyura inzu zigera yakomanze, kandi inzu ya 300 turi babiri ni amafaranga atari make, ntabwo nabona. None se ntabwo umushahara wanjye wose, nakwishyura umushahara wanjye wose, none se ubwo Christopher niwe uzajya uza akakwishyurira? So think twice, ufite ubuzima, none se wasubira mu ntara iwanyu? So ntabwo wabisha Christopher ko wavuye kuri iyo mpamvu. Keza ahangayitse yabwiye Megan ati none se nabimenya n'ukuri nyine afite amakuru n'ibyo byose, nyine akagira akaba yarakara kanamushyirishamo, kuko arambwiye ngo afite amakuru ngo yuko nyine boss arya abana hariya ku kazi n'iki. So none baze mubwibyo byanjye wenda ntabwo twaryamanye, ariko sinzi sha Megan nayo ntabwo mbizi, nyamara narese inzozi nshaka no gusubira ku ishuri ahantu gushaka indi degree, kuko ejo bundi hari akazi nabuze, sinzi ngo nakabuze nimba kari katari gafite nyirako, ariko basabaga degree to experience ndayifite 7 muri marketing and whatever, queen have to have such that degree. Rumva nyine amafa, ariko ntabwo naryamana uriya musaza wapi, kandi ntabwo twaryamana rimwe. Yarambwira ati nyine ngo umugengo yumva nyifuje, kuko mbona nyifuza cyane, ngukuntu ntabwo mbashaka gusura mu ikintu cyo ngiye gukora, ndabibwira Christopher ibyo byose nyine yambwiye, and then sinzi ikizaba, ntabwo ndizayini anyirukane mu buryo butemewe n'amategeko, turebe ibyo ari byo, kuko nta kibazo na kimwe mfite. Hari agashuti kanjye kakandi dukorana ka Irene, ibintu byose mbikora professionally, like ninde wakoze ibi n'ibi, send the email, ninde wakoze ibi, send the email. Kuri WhatsApp yo yashizeho disappearing messages, kuko nyine arabizi ko avuga ibishego, man uzi ngo nisohokeye naramuhidinze, the boss naramuhidinze, nawe kubwiye iyo nisohokeye niyambariye neza kuki Keza na Megan bakomeje kuganira, bari gutekereza nyine ukuntu ari buze gukemura icyo kibazo cya boss wambwiye ngo aramwongeza, ariko nazajya amukenera ajyaza baryamane, ariko kandi ngo namara no kumwongeza n'urukundo rwe na Christopher amenye nyine ko bakundana kandi bakora muri company imwe bitemewe, ngo nawe bazakomeza bakundane. Keza akomeza kubitekerezaho. Muri weekend Christopher yaje ko yakundaga kuza kumureba, muri weekend yagiye gusura Christopher kuko yakundaga nawe kujya kumureba, undi nawe akaza. Basohotse yarabimubwiye, amubwiye ibintu byose boss yamubwiye. Christopher umujinya uramwica, arangije aramubwira ati ufite se basi ikimenyetso tube twamurega? Keza ati no babe, ntabyo mfite, ntabwo ntekereza ko aricyo gisubizo. Christopher ati kuki atari cyo gisubizo? Atuza abana benshi cyane yirukanye kuko banze ko baryamana nawe, atuza abana aryamana nabo hariya kugira ngo abe promotion abongeza amafaranga. Ati ibyo bintu board member irabizi, ariko yabuze ikimenyetso. Ati seriously babe, mbwira niba ari ikimenyetso ufite, niba ari chat yakohereje, niba ari iki, turebe uburyo twabikora ku buryo agomba guhana. Keza arambwira ati hani ariko afite umuryango, afite ikikaye, ntabwo reka yamfashe ku ngufu ndetse nyine kuza rimwe na rimwe ntamuta ku kibuno. Yavuze uko
Christophe umujinya yamushamubwira ati nibyo ndi kukubwira, ati uriya mugabo agomba gushyirwa hasi kuko arakabije, amaze imyaka myinshi abikora kuva yaba director manager w'ino company hariya ku cyicaro, ibyo bintu birazwi. Ati we nshakira ikimenyetso cyangwa se ushakira abandi bakobwa wenda aho wasanga bafite ibimenyetso ariko ashyirwe hasi. Mbese nk'ubu akazi kawe urakabura nugira nanese ugasanga ntiwamize. Abantu bagomba kuvaho, batanga akazi ngo nuko umuntu aryamanye nabo, batanga akazi bakongeza ngo nuko umuntu aryamanye nabo. Mfasha nkufashe kabisa, naho ubundi n'utari we yabikora n'abandi wajya wabikora. Uri umukobwa mwiza, nshima Imana yamuje nawe, so I see you. Kandi nabo barakubona uko mubona, nabo barakubona. Bo wenda bafite abagore, nibakugira abagore, umugore nk'uko nshaka kugira umugore, ariko atarakomeza kuvuga ibintu byinshi. Keza arambwira ati wait a minute, ngo umugore iki? Christopher yarasetse arambwira ati ati turabizi ko urukundo rwacu atari ibintu byaba byo kuryoshye kandi turakuze bihagije, turarese tutekereza ko turi kudetinga just bitari ibyo ngibyo. Nyine yavuga afite amasoni. Keza ati okay fiancé, reka nkubwire rero fiancé. Yarasetse Christopher naratangira guseka arambwira ati ariko seriously babe, ati bigira ibintu byo guseka biri seriye, we none ibimenyetso twamurega kuko iyo ni harassment kandi bigomba gucika kuko yabikoze igihe kinini, imyaka yose amaze ku buyobozi, ibyo bintu birazwi. Hari ababyemera babiryoherwa ariko hari n'abazira akarengane barimo nawe kandi nawe ucaho kubona ikintu kikubabaza, sibyo? Iminsi yarakomeje iricuma, hashize amezi 3 Keza boss wamubwiye proposal akajya akomeza amwibutsa amuha deadline. Keza akamubwira ati mbabarira basi tuzabikora igihe iki n'iki, birinda bigera amezi 3. Keza yari ari ku isi kugira ngo ashake ibimenyetso ndetse akorana n'urwego rubishinzwe ayifashijwemo na sheri we wari usanzwe ari manager w'iyi company mu ntara. Babona ibimenyetso bigaragaza yuko boss wabo yakoraga ihohoterwa rishingiye ku gitsina, agakoresha ububasha ahabwa mu guhotera abana b'abakobwa, yahaga akazi, abo yahaga promotion zidasobanutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Baza kumuta muri yombi bamukatira urukwiye. Ariko kandi ntabwo ari Keza gusa wavuze, n'abandi bakobwa batandukanye baravuze. Tesi wabikiye boss ibanga ndetse we bakanabikora kumva aranabiryohewe naza kwirukanwa. Nuko Christopher board member y'iyo company ihita umugira director manager waho ngaho ku cyicaro gikuru cyawo mu mujyi, ava mu ntara bamusimbuza undi waza aho ngaho. Ndetse na Keza uri mu bagize umutima wo kuvuga ku karengane nawe baramuzamura asimbura Tesi. Christopher na Keza baba aribo batangira kuyobora iyo company, ndetse amwe mu mategeko amwe n'amwe abuza ngo abantu gukundana mu kazi baragenda bayakuraho, berekana yuko rwose umuntu yakundana n'undi mu kazi kandi kakagenda neza mu gihe nyine babibashije. Ahubwo nyine avuga ko bazajya bakica biturutse kuba bari mu rukundo ari byo nyine byahagarara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Christopher aragenda abera umumanager mwiza udakoresha ikimenyane, utagendera kuri izo ruswa z'igitsina, cyane ko umukunzi we yamubaga hafi bakorana mu buzima bwa buri munsi ari we Keza. Igihe kiragera baza no gukora ubukwe, ariko nyuma yo kubona amafaranga ahagije muri iyo company kuko buri wese umushahara we wariyongereye, baje kuyivamo bajya kwikorera n'ibintu byabo bigenda neza, ndetse na nyuma baza kwibaruka. Ni mu gihe wa mubosi we yamaze kumara imyaka itari mike muri gereza, nyuma y'aho abakobwa bafungutse bakavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina yabakoreye, maze nawe akabiryozwa. Bibera intangarugero abatari bake bumvisha inkuru ye y'ibyo byaha yakoze mu gihe yari ari ku buyobozi.